buriya iteka ryose ntuwateze umuntu mu rukundo kandi ati ndagukunda ukajya umubwira buri munsi yarakubwiye ngo oya ukanga kuyumva ukajya umubaza mu matwi ijambo ndagukunda wa mukobwa wa muhungu we cyangwa se wa mukobwa we naramuka kwemera n'urwo rukundo uzamenye yuko ari kugira ngo akwikize iteka ryo yagukunda uzaba uri zerive ni uburyo kugira ngo ujye umufasha mu gihe wa wundi yamubabaje mube hafi ariko ntabwo uzaba uri mu rukundo wowe uzaba uri zerive niyo mpamvu rero utazagutungura kubona yuko acana n'undi ruhande cyangwa aha buriya urukundo ni ikintu cyo kwitonda ntabwo ari ikintu cyo guhatiza umuntu nakubwira ngo oya mu rukundo ntibishoboka ntukajye umushatiza ntukajye ubishyiramo imbaraga kuko yazakubabaza kandi akakurenga niyo mpamvu urukundo bakwiye kujya urwitondera ntukarushyiremo imbaraga cyane buriya urukundo ni ikintu kidafite ishusho ni ikintu kidafite formule kuko umuntu ubwiye ati ndagukunda kenshi umubaje ikintu agukundira ntacyo yabona buriya urukundo nta muntu iyo umuntu wanyagukunda ntabwo n'ikintu agukundira ni kimwe n'umuntu wakwanze uri umuntu wakwanze umaje ati se wanyangiye iki nabwo nta kintu yabona yakwangiye usibye guca nyine tu akumva yakwikuyemo n'urukundo niko rumeze n'urukundo nawe aricara akumva yagutekereje ko maze se uriya muntu ukunda iki muri make ndakubwiza uko nta kintu kizima agukundira usibye nyine kwicara we akumva mu mutwe harimo ariko nta kintu kizima yava ngo njye narukunze namaze kukwimva nta rukundo nyine tu abantu niyo yamaze guhura ni gufata bluetooth ya telefone ukayihuza na radio runaka ariko urebye nta kintu kizima kiba mu rukundo nuko nta kintu kizima kiba mu rwango